uko Yezu ahamagara abaseriva niko kubasiragiza mpaka ibyo bibindi byose babivomeyemo amazi bikuzura. Hari abacunga bakimara kubyuzuza nta nuramenya uko bigenze, niko kubabwira ati umva basha, noneho nimwongere mudahe muri ibyo bibindi mumaze kuzuza, maze mushyire uriya munyenzoga. Yezu tayari yari amaze gukora igitangaza cye cya mbere, icyo kikaba guhindura amazi divayi. Gusa nk'uko twabihereye, nta muntu ushimwa na bose. Bimwe mu byiza dukora, hari abafata akanya kabo rwose bagatangira bakabihigamo ibitameze neza. Byashoboka ko bamwe mu bantu bateye batya bagerageje kuvuga nabi iki gitangaza, bagatangira bakagira bati iyo nyina atabimusaba ntiyari kubikora. Uriya musore w'i Nazareti ntimumuzi, nawe yari kwishimira ko kano kagabo kaburira